Ndagusuhuje cyane wowe udukurikiye nkuko ubirebye kuri titre y'ino video. Yego nibyo nukuri, ndashaka gutanga amadolari 500. Ejo naragiye nyakura muri account kugira ngo nyabereke ndimo mfata ino video. Aya madolari 500 nzayaha umuntu umwe mu bantu bakurikira Rwema TV cyangwa se abatangira kuyikurikira baza kuzuza izo ngiye gusobanura muri aka kanya. Rero kugira ngo ugire amahirwe nawe muri benshi bazareba ino video kandi bagakora ibyo ngiye gusaba, dore ibyo ugomba gukora kugira ngo ayo mahirwe nawe uyabarigwemo. Kimwe ugomba gukora ni ukurikire ino video. Nyuma y'aya magambo mpaye mvuga hari inyigisho nigishije ku cyumweru shaka kugira ngo abantu bose aho muherereye muzumve, nurangiza kuzumva utange comment en bref, uvuge mu magambo makeya ico izo nyigisho zivuga kuri wewe, ico wazumvisemo, wenda uburyo wumva ushaka kubivugaho uzabivugeho. Ikindi uraza kureba kuri ino channel nanone hariho iyindi video imwe. Iyo video yitwa ngo Inkuru Nziza. Iyo video yitwa Inkuru Nziza. Magambo makeya nama video abiri. Iyi ngiyi urimo wumva n'iyindi video yitwa Inkuru Nziza. Uzirebe zombi, nurangiza utange comment hasi uko izo nyigisho zose n'inyigisho, ico izo nyigisho wumvisemo, ico zisobanura kuri wowe. Ntugire ikibazo, ntabwo ari test y'ubwo ibyo washizemo, ahubwo nuko gusugaragaza kuko video zose wazumvise kandi zifite ico zisobanura kuri wowe. Hari ushobora kuvuga ibintu biri personnel, hari ushobora kuvuga uburyo yazumvise, uburyo wenda nawe yazigisha. Ibyo ngibyo muraza kuza kubireba muri video zikurikira izo mbabwiye. Ikindi kandi nuko nimba utari wakora subscribe, ugomba gukora subscribe kuri no channel kuko aya mafaranga ndashaka kuyahereza umwe mu bamambre ba Rwema TV badukurikira kandi bazakomeza badukurikira. Rero niba utari wakora subscribe, ukande hano hasi kuri subscribe kugira ngo nawe ubarwe muri abo ngabo bafite ayo mahirwe bazatogwamo umuntu umwe uzakira aya mafaranga. Ni mu buryo bwo kugira ngo izi nyigisho zibagereho muri benshi. Ikindi ca kabiri ni mu buryo bwo kugira ngo kumugaragaro dutangire iyi channel Rwema TV kandi zazigera kuri benshi kandi muyikunde mwumve, kuko mbashimira abantu badukurikira kuko muradufasha mukaba mwazisangiza n'abandi. Ikindi rero shaka kuvugaho nuko aya marushanwa cyangwa se reka ndeke kwita marushanwa, aya mafaranga yo gutangwa azatangwa ku itariki, donc tuzarangiza ku itariki 29. Itariki 29 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka turimo w'2020. Rero nimba ugezeho nyuma y'aya matariki, ubwo urumva hari ibindi wenda tuzakora ikindi gihe ushobora nawe kuzabigiramo ayo mahirwe. Ariko niba uje ukiri muri ayo matariki ukora ibyo ngibyo tuvuze, mbibutseho gatoya ibyo ari byo. Urareba ino video n'iyindi yitwa Inkuru Nziza, uzitangeho comment. Nimba utarakora subscribe, ukande subscribe. Niba warayikoze si ngombwa kuko ongera kubikora, uba warayikoze nyine uri umumambre cyangwa se uri umuntu ukunda iyi channel yacu. Rero ufite amahirwe. Hanyuma tuzakomeza tubabwira, hari umunsi uriya twavuze isaa 7 z'amanywa zo ku itariki 29 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka turimo w'2020, nibwo tuzatora umuntu umwe. Tuzabikora mu buryo bwo kumugaragaro, tuzabikora imbere ya kamera, tuzabishira kuri YouTube mu buryo nta kurenganya na kumwe kuzaba kurimo, ntawe tuzatore tuzaberera, ahubwo uwo izina ryiwe rizatorwa uwo nguwo niwe uzahabwa aya mafaranga. Rero reba ino video aho waba uherereye hose, waba uri muri Afrika, waba uri mu Buraya,
waba uri muri Aziya, nzi ko hari abadukurikira bariyo, no muri Latin America hari umuntu ujya udukurikira uri muri Brazil, no muri Amerika na hano muri Canada, n'aha muri Edmonton dutuye, mwese ndabizi kuko muza mukurikira iyi channel yacu. Rero ngaho kora ibyo tuvuze, kurikira ino video uyirebe, nurangiza ugira icyo uvuga mu magambo wumvise nigishije, hanyuma ushake ya video yitwa inkuru nziza, nayo uyikoreho comment, nimurangiza usangize n'abandi kugira ngo ayo mahirwe yagukire n'abandi bose, cyane cyane n'inyigisho zirimo, kubera ko nshaka ko abantu benshi bazumva, uzihereza abandi. Numara kuzumva uramenya impamvu nakoze iki kintu n'impamvu natoye mu mavideo menshi mfite ngatora izi ngizi. Rero reka dusubire, ndaza kureba amakomenti. Ndashobora kuba hari ibyo nasobanuye sinabisobanura neza, ndagusaba niba hari n'ikindi kibazo ufite wandike muri comment, ndaza kubireba, turaza kubireba kugira ngo tubasubize, kugira ngo iki gikorwa cyose kizagende neza. Ntabatindiye rero, tangira urebe ino video, turasubira ku yindi cyangwa se kuri uriya munsi tuzaba twerekana uwatsinze. Murakoze cyane. Uyu mwaka dufite inyigisho ivuga ngo dukiranuke nkuko Data wo mu ijuru akiranuka. Bwana asifiwe. Hari ibyo twize icyumweru gishize, uyu munsi tugiye kwiga ibindi bintu bishasha. Mu gukiranuka tuba twatwirinda icyaha. Hari icyaha kimwe abantu benshi bajya bakora ariko batazi ko bajya bakora, kandi batazi n'ingaruka zacu. Ngiye kukiganira, numara kukimenya no kugisobanukirwa, umuntu wese wicaye aha ngaha ndahamya neza kuko uraza gufatikanya naje kugira ngo tube abigisha b'icyo kintu. Aho tuzoza duca hose twigisha icyo kintu, kiza gikorwa n'abantu bose. Abakozi b'Imana baragikora, abibwira ngo ni abantu basenga cyane baragikora, abavuga ngo baza banavugana n'Imana mu buryo buri speciale, icyo cyaha baza bagikora. Reka mbabwire icyo kintu rero icyo ari cyo. Ni amagambo ngiye kuyavugaho, ururimi, amagambo. Icyo cyaha ni icyaha kiza kiryoha, abaha bagikora bamwe aragikora ndetse no mu mwanya hayagikora kikaryoha kuruta ibindi bintu byose. Mwari mwicara hano havugwa nk'inkuru ukeneye gukontribuwamo, ko baravuga ati Etienne namutoye kubera kuko ni umuhungu wanje, ari ubwo ama example yose no mutangaho nta kibazo afite yicaye aha ngaha. Ni urugero rw'abandi bose bicaye aha, n'abandi mwasize mu rugo, n'abandi mwasize ahandi. Ariko ntubashe kumenya kuko ya magambo hayuvuga aryoshe ashobora kwica uyu muntu agapfa pe, mukaza mubona hayagenda ariko yarapfuye. Ese umenye icyo kintu ko ari ukuri, ufite guhitamo uyu munsi ukavuga ngo icyaha kimeze gutyo sinasubira kugikora? Yego, niko ntekereza kandi nico nifuza ko tugeraho uyu munsi wa none. Abantu bari mu kwica abandi bakabicisha amagambo. Abantu bari mu gusenya imitima y'abandi bakayisenyesha amagambo. Nabahaye urugero ruri kure cyane. Buriya mpagurutse nkaza nkakubwira ngo Etienne yakoze ibi. So umuririmbyi hano ntazayobora worship, ubaye utari umuntu ugenzura kuriya mba nkwishe, urabyakira. Hari ubwo yohagarara aha ngaha ugasubira kandi kumwumva. Wona mwumva, nigeze kumva ahantu bamwe bavuga ngo njewe ngo mu ikanisa ngo kuri ngo ndeba ngo abakozi b'Imana ngo barabuze ngo ngama numva ngo gusenga ni ku giti canje ngo kubera kuko ngo barana abanyabyaha, akamubwira ati uko ngo kwagize ngo yabikuye hehe? Na magambo yumviye mu bandi bantu. Yarangiza ya magambo yumvise akamusenya, akaba yoza akicara aha ngaha muri iri kanisa. Nahaguruka kubwiriza ntaruhe yumva ijambo na rimwe mvuze, nimba baramvuze byoba atari ukuri, byoba ari ikinyoma, ubujije ijambo ry'Imana kugera aho rigomba kuja. Ubaye aja wa Satani aragukoresheje utabizi. Icyo navuze ngo icyaha abantu bakora bakagikora batabizi. Umuntu wenda uraje uravuze utuye nguyu, niyo mpamvu magutangaho urugero, n'umujura.
bwaca akaza kunsaba akazi. Ikintu cya mbere nzibuka ni reputation yiwe. Reputation nzibuka ni ya magambo y'ubuhamya numviye ku bandi. Numuburisha akazi uko ntumugiriye nabi, urakosha. Icyo wakagombye gukora niki? Ni ukwigenzura, ni ugutegera. Tugende tuba abarinzi b'imitima yacu n'abarinzi ndetse babandi. Nico navugiye ngo twese tuzahinduka abarimu bigisha. Si impamvu ngo ko ndababwira mwebwe hanga sinzi ko hari umuntu usohoka ngo amaze kumva aya magambo ukamugenda ugakubita mu kagunu ugatangira kuvuga umuntu, especially umuvuga nabi, kubera kuko jewe nza ndeba amakosa menshi azakogwa n'abantu, azakogwa kubera kutamenya ingaruka z'ayo makosa barimo bakora, kubera kutamenya konsekanse y'ico bahaye bakora, bakakomeza bakaja mu bintu bibi. Kubera urwo rwego hari umujiji umwe wavuze gutya. Umujiji umwe yaravuze ngo narekura abanyabyaha 1000 aho kugira ngo ndenganye umuntu umwe utarakoze icaha. Bari bamubwiye yarekuye umugabo, bari baravuze ngo yishe umuntu, ngo aje gutanga ko hari ibintu byinshi baba baguma kuvuga kuri wa muntu, ngo aje gutanga conclusion y'urubanza rwiwe. Kandi uwo umuntu utizera, uwo ni umuntu utari umukirisitu, ariko wumva umuntu ugambirira kutareba ko hari umuntu ugiriwe nabi. Aravuga ati munyumve iyo ntuza iyo terme yakoresheje yaramfashe cyane hari ahantu muri Uganda. Uwo mujiji aravuga ati narekura abanyabyaha, abantu bakoze icyaha nzi neza 1000 aho kugira ngo ndenganye umuntu umwe. Bwana asifiwe. Buri ikintu cyose kikunyuzeho ububaye umucamanza wacu, kirakugeraho nurangiza uca urubanza kinumvise ni ukuri cyangwa si ukuri. Kwigisha wowe uhawe unyumva none, ubitekereze ubimenye, ubaye umucamanza w'amagambo yose azajya kunyuraho. Nurangiza yayanda gusohokamwo. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rizarivuga ngo ibyinjira mu muntu muri Matayo 15 umurongo wa 11, ubyinjira mu muntu sibyo bimuhumanya cyane cyane nk'ibimusohokamo. Amagambo arica, amagambo aravuna, amagambo arasenya. Imana itugirire imbabazi. Badusomere mu gitabo cy'Abaefeso 4 umurongo wa 19 kugira ngo tusobanukirwe amagambo yacu agomba kuba ari amagambo ameze gute. Abaefeso 4 umurongo wa 29. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo muje muvuga ibyiza byose byo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Bwana asifiwe. Muzehe uramba rongera urisubiremo kandi witonda. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo bwo kuvuga muje muvuga ibyiza, uzajya uvuga amagambo meza byo gukomeza abandi, akomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumva umugisha. Kugira ngo riheshe abaryumva umugisha. Dore igipimo uzoza upimiraho amagambo ugiye kuvuga mwene da. Uzuvuga ate se aya magambo hari uwagiye gukomeza? Aya magambo mbaye mvuga hari umuntu ari buze gukomeza? Aya magambo mbaye mvuga hari umuntu ari buze kubaka? Niwa yapima kandi nta utabishoboye kugeza kuri bari abana batoye bari hariye. Niwa yapima ukumva kuko amagambo ugiye kuvuga ari bwubaka umuntu, ari buhesha umuntu umugisha, uzayavuge. Niwumva adahesha umuntu umugisha, niwumva tubaka umuntu, uzayareke.
Bwana asifiwe. Reka nkongere akandi kantu. Kubwiriza si ugutaruka, ni ukuvuga gusa amahame y'Imana, kandi twavuze ko tuzavuga gukiranuka, kandi gukiranuka ni uku nguku twaye tuganira none. Amagambo uzumva umuntu ahaye akubwira, ukumva ngahaye ahesha umuntu umugisha, nta nubwo ahaye yubaka, wowe uyumva n'uwahaye avugaho nawe ubwiwe, ayo magambo si ayawe kuyumva, uzayareke, azagusenya. Yeme njewe sindagira uruhuha ico kintu nza ngishimira Imana ko ntawo ciheza, tawo cihanukura. Sindagira uruhuha rwo kuvuga ngo umuntu nambwira ngo bako barakuvuga ngo ngira amatsiko yo kumenya ico bahabamvuga, keretse bikangwaho nyine nkaba numva binguyeho nyine nuko mba nayumvishe, ninga ko akundi accident yo kwameze kwa mpamvu umuntu arakugonze from behind. Ariko nimba ushobora kurinda umutima wawe ugakenera kuko wiyubaka, ubaho ufite amahoro, tugata umwanya wawe kumva ibintu bitakubaka, bitaguhesha umugisha, bizagusenya, bisenye wa muntu, bisenye relationship yawe n'abandi, ni bibi cyane. Tuzajya tubyirinda, tiwemere abakubwira n'abataku. Hari abantu bamwe nje bazambwira nk'inda kamavuga, ariko wewe ngo muri uyu muhana ngo ni gute utabizi, ni gute aya makuru utayazi, sinshaka kuyamenya. Nimba atarayo kunyubaka, sinshaka kuyamenya. Nimba atarayo kukubaka, tugakenere kuyamenya. Niba atarayo kubaka undi muntu, tugakenere kumwubaka. Ndabizi ubuzima buraza kuba boring, kuba bukurikira muraza gutaha mwumva muri bored. None mwibaze mubyuzu uvuga byose bakuremo urugambo rwose, urukuremo, usigarana amagambo yubaka, usigarana amagambo akomeza abandi, usigarana amagambo ahesha abandi umugisha, usigaranya ngahe. Bamwe byoba ngombwa kuko utangira kurema izindi nshuti nshasha, kuko wenda za zindi wari ufite nimba ibiza bizivamo ari ibisenya. Don't attempt, izo si inshuti ugomba kubana nazo. Dusomere muri Petero wa mbere 3 umurongo wa 10. Petero wa mbere 3:10. Kuko zanditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe rutavuga ikibi, n'iminwa ye itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi, akora ibyiza, ashaka amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashikire. Bwana asifiwe. Biranditswe ngo ushaka gukunda ubugingo no kubona iminsi myiza. Nimba ushaka kubona iminsi myiza, ushaka kubaka ubugingo, buza ururimi rwawe kuzajya ruvuga ibintu bibi, n'iminwa yawe ntivuge iby'uburiganya, kandi uzibukira ibibi, ahubwo ukora ibyiza, ushaka amahoro, ayakurikire kugira ngo ayashikire. Bwana asifiwe. Kambabwira irindi jambo ndaza gusoma ibijanye naryo ku mwanya ukurikiyeho. Muzi isoko y'urugambo, amagambo menshi azavuga 80% aba yaremwe. Munyumve neza mbabwire ukuntu bimeze. 80% y'amagambo azavugwa akaza guhinduka urugambo aba yaremwe. Simfite umwanya uhagije, sigaranye iminota mikeya. Nari gukora exercice mwese mukayibona maze mukumva. Nari guhera hariya kavuga ijambo rimwe, kamubwira ngo genda ubwire Pastor Evariste iryo jambo nkubwiye, kaza kuza kuribaza ntagawa hariya. Ndabarahira kuko ntagawa atari kuvuga ibyo navuze. Bizarigenda ari harihinduka. Amen. Hari abataza bamenya ico kintu. Je nza ndeba abantu ibyo byose bizabiba kubera kutamenya. Bwana asifiwe. Amakuru menshi ahantu azatangirira no kuvuga ngo se waruzi ngo yewe ngo birashoboka kuko ngo kanaka ngo bigenze gutya. Urya bwiye iwe ntaza bifata ngo avuge ngo bigenze gutya, azaje kubwira uwa gatatu akamubwira bya bindi akuyemwo birashoboka, ibyo gushidikanya bikavamo akaba makuru y'ukuri. Mwarimu biziko uko biza bigenda. Bijya muntu uzakubwira ngo Etienne yibye
ndakurahiriye. Uzamubaza ute se wamubonye? Akenshi uzasanga bakubwira ngo barambwiye ngo. Uyakurikiye usanga yose nayo gushidikanya, yose nayo kugereranya, ariko yagera hari imbere akaba ukuri. Imana itubabarire. Nicaranye na Etienne ahangaha nkamubwira amagambo runaka, namara kuyamubwira nkayamubwira mbaye mvuga, tuvuge ko atari se, mvuga Pastor Evariste, kayavuga, namara kuyavuga nawe akayajana akayahereza uriya wundi. Reka maze nkubwire ikintu kimwe tuza twibeshaho, kandi nawe ushobora kubuza wibeshaho. Nta magambo uzavuga keretse uzoyavugire mu kuzimu atazomenyekana. Tayo ubwira ukuntu abantu baza barwana n'abandi, ukuntu abantu baza baba mu muhana bagasenyuka bakangana bahaye bapfa ubusa nta cabaye. Abantu baza bicara bakavuga umwe akavuga uwundi akamagira ngo birangiriye hahandi. Oya, tibiza birangirira haryo. Arya magambo uvuga mwicaye muri babiri, kurahirira ukuri kuko azagera kuri nyirayo, kandi namugeraho azamusharirira. Mbikira kabanga yewe ibi bintu ganibanga ntubivuge, nawe azobibwira ndavuga ati ibi bintu nibanga ntubivuge, nundabibwira ndavuge ibi bintu nibanga ntubivuge. Nibuca bizashika kuri nyirabyo. Cha kindi utashakaga gukora uzagikora utabishaka. Imana itugirire neza kandi Imana itubabarire. Sigaranye iminota mikeya ndagenda nihutaho buhoro buhoro. Mu Migani 15 umurongo wa 4 bahadusomera. Migani 15 umurongo wa 2 4 umurongo wa 4. Ururimi rukiza ni igiti c'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Ururimi rukiza ni igiti c'ubugingo, ururimi rugoreka, kugoreka gusa guhindura facts, amakuru yavuzwe ukayahinduramo akantu kamwe, rurakomeretsa. Nimbugita n'urwembe, nuzajya uvuga ijambo warigoretse mwene da, uzojya umenya kuko ufashe urwembe kwa mukeba. Ni kimwe harabaza uzi ibintu baza bitakuvirira imbere. Ni hahandi umuntu azakomereka mu mutwe ntibabona amaraso inyuma, ariko amaraso akaba hayatemba imbere. Hari abantu baza bakomereka amaraso akava, kandi wenda wayateye nayateye tabizi. Ndabisubiramo, bazavuga kwigisha kwiza n'ugusubiramo. Ndabisubiramo bidatewe nuko ndafite ayandi menshi yo kuvuga, ahubwo nushaka utahane rimwe, ariko uritahane utazoryibagirwa. Ijambo rigoretse ryose rirakomeretse. Icyo utifuriza undi muntu, nta muntu wicaye ahangaha, Imana itugirire neza, nta muntu wicaye ahangaha wifuza kuko hari uwamuvuga nabi. Ninde azamura ukuboko kwiwe? Tawe. Cakabiri, nta muntu wicaye aha nubwo baba bahaba kuvuga ukuri wakwifuza ko kwa kuri kwawe bakuvuga. Hari uri hano nishake bibari ikinyoma kandi kibi wakoze n'icaha runaka, hari uwicaye ahangaha wakwifuza kuko icaha ciwe kimenywa n'abandi? Tawe. Ibyo wifuriza abandi, ibyo wiyifuriza wowe, ibyo wiyifuriza arizo uzajya ugira gute? Arizo uzajya wifuriza n'abandi. Nimba utifuza kuko hari uwakuvuga, kandi atari no kukubeshera, habe no kuvuga ukuri, tukavuga undi muntu nubwo byaba ari ukuri. Aya magambo muhamwumva ni amagambo y'Imana, ni inama n'impanuro kuri buri muntu wese wicaye ahangaha. Nimba bikuryohera kuvuga undi muntu, ugenda ubimenye kuko atari byiza. Ubwo buryo bikuryohera bimusitaza nk'uko byagusitaza wumvishe bakuvuze nabi. Hari umuntu wicaye ahangaha wari wababara bamuvuze nabi? Yes, urimwo nanje ndimwo. Kurya bikumerera niko ugomba kumenya kuko uwo wavuze wese nawe bimumerera,
kandi nzi ko ntawe ufite ubushake bwo gukorera undi muntu ikintu kibi kimeze nk'icyo ngicyo, ahubwo twifuza kuvuga ngo amagambo tuvuga aba amagambo yubaka. Imigani 10 umurongo wa 19, ndarangiriza aho nari mfite ibindi byinshi ndabibahereza wenda mu bitahana. 10 umurongo wa 19, amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Amagambo menshi ntazaburamwo ibicumuro. Mureke mbabwire formule imwe yoroshe kumenya umuntu uza wica abandi mu magambo. Nuzumva umuntu wo uvuga, hari abantu bamwe baza bavuga amakuru ukagira ngo none agira nk'akamashine ni nka app, kuko nta bundi buryo woyamenya. Afite nk'aka app kaza gafata amakuru muri buri rugo no muri buri buzima bwa buri muntu, kakama kayamuzanira hakwa kundi azabohereza kuri group. Ibintu byose quote in quote arabizi. Ibintu byose quote in quote abiziho details zabyo. Amagambo menshi, hadusubiriremo pastor. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro. Amagambo menshi ntaburamwo ibicumuro. Nta gushidikanya guhari. Nimba uhaye wumva wa muntu akubwira ibintu byinshi, ukumva inkuru zose ni uhaye uzivuga kandi azifite ibintu byinshi, ndakurahiriye harimo ibintu bigoretse, ndakurahiriye harimo ibicumuro byinshi. Ko nukuri kw'Imana mukumve. Ati kandi uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Nimba utaza wirinda mu byo uvuga uri umuswa. I'm sorry to use this word. Nimba utazurinda amagambo uvuga ntabwo uri umunyabwenge, uri umuswa. Ninde muntu utifuza kuba umunyabwenge muri kino cyumba twicayemo? Tawe. Nimba wifuza kuvuga ngo uri umunyabwenge, nimba ushaka ngo tumenye kuko uri umunyabwenge, nimba ushaka ngo Imana imenye kuko uri umunyabwenge, naringe gukoresha ijambo ribi cyane. Magambo makeya. Kuko uvuga ayo magambo asenya, uwo nguwo ni umuswa. Ahubwo amagambo yawe agaruka kuri rya jambo twavuze muri Petero wa mbere 3:10, avuga ngo amagambo yawe yubake, amagambo yawe akomeze, amagambo yawe ashigikire. Hari abantu bazavuga amagambo meza ariko babuze amabi bavuga. Hari abaza birata kuvuga nabi ngo namubwiye namamumarira. Wamusenye, wamutemye, wamukomerekeje, umurajije abona, umubujije amahoro, uramwishe, uramuhambye, umugiriye nabi, arizo uzoza uvuga. Nibyo uba wakoze. Ntabwo bene da ndabakunda, murabizi mwese kumwicaye guhera hano imbere kugera hari inyuma, ndabakunda. Sinoshaka kubakomeretsa ariko ndababwira ukuri ku ijambo ry'Imana. Nta muntu wicaye aha ngaha mpaye mbwira direct. Imana niyo muhamya w'ubuzima bwanje n'umutima wanje. Ndimo ndavuga iby'Imana yanshize ku mutima. Ino sije twayitangiranye n'umwaka, turi mu kwezi kwa 7. So tibyatagetinze, ntawe twavuganye, ntawe na telefone ngo aze gusenga none. Waje wahuye naryo, waryumvise. Nimba atari iryawe, nawe ufatikanye nanje, tugende tuje kubyigisha abandi. Bwana asifiwe. Icyo kintu tukirenga, turavamwe abagabo, abagore, inkumi, abasore bashikamye bubatse. Tukankangisha icyo ushoboye cyose, waba uzi usenga, waba uzi uririmba, waba uzi ubwiriza, waba uzi ukora iki, ubaye amagambo yawe atazayubaka abantu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo uri umuswa. Ariko nimba ushaka kuba umunyabwenge, ushaka no guhagarara uri nk'umunyabwenge, ugende uvuga amagambo yubaka abandi, uvuga amagambo encouraging abandi, ugende ubakomeze, ububakira ikibabo. Kandi amagambo mabi arasenya, azana umuvumo kuri nyirawo. Ureke nkubwire, noneho ninjiye mu kandi ako kantu karangirizeho. Nimba utarubizi, amagambo mabi azana umuvumo kuri nyirawo, cyane cyane noneho ukayadirectinga ku bakozi b'Imana.
amagambo mabi uvuze uyu muntu uzuhagarara ahangaha akaririmba umubujije umugisha wo kugira ngo asohore impano Imana yamuhaye ifasha abantu, ahubwo bahaye iyindi imaje yiwe. Ufite umuvumo hejuru y'ubuzima bwawe, icyo kintu nutagistopinga nawe. Ariko kandi mumenye kandi tumenye ngo hari imbabazi, kandi bwa bujiji buzabutuma turyoherwa no kuvuga ibintu bisenya abandi burangire nawe. Dusohoka ahangaha twafashe umugambi uvuga uti ngiye kubaka abandi, ngiye kumenya kuko ndi umurinzi w'ururimi rwanje. Amagambo nzavuga azakomeza undi muntu. Mureke ngo usezeranye we wicaye ahangaha, nje nihereho nje uhagaze hano. Nibakubwira ngo Rwema yavuze gutya, uzobabwire ngo yarambwiye ngo ibyo bintu ntazabikora kandi ntazabikora. Mwanyumvise? Uwo nije uhawe ivuga izina ryanje rya data bamwe ntibararimenyera neza, Rwema nije uhawe ivuga. Nibakubwira ngo navuze gutya, uzababwire ngo yaravuze ku cyumweru aravuga ngo ibyo bintu ntazabigenderamo, ntabwo nzavuga gusenya umuntu, ntabwo ndi umuswa, mparanira kugira ubwenge, kandi uko kugira ubwenge nuko ngomba kubaka abandi bose. Nawe nkuwe mfite mwene data, wewe wicaye ahangaha, uzambwira urugambo, uzakubwira urugambo, reka ndeke kwishira atazagira abantu atazabantinya. Sinshaka, murabizi ko nshaka ngo nsabane na buri muntu wese kugera ku mwana. Uzakubwira urugambo runaka, uzamugaye, ubiherewe permission. Nibinagushobokera uzamukosore, ntabwo ari byo bigomba guhagarara. Cyane cyane turi abantu b'Imana, si twe dusenya, ahubwo nitwe tugira gute, nitwe tugomba kubaka. Mwabonye uyu muco bahangaha, umuntu aza akingura umuryango agasigara awufashe kugira ngo undi muntu atambuke. Uwo ni umuco mwiza. Mwabonye umuco, hari ibintu byabaga mu mashuri y'iwacu muri Afurika hariya bya bullying. Twe ndi twari tuzi nico bisobanuye. Bullying muzica arico bijya byo gutuka no guserereza umwana, bazitaga kunyuzura kandi bakamagira ngo ni ibintu bisanzwe. Ariko uzusanga hano barabirwanya, leta ikabishiramo na bije y'amafaranga kugira ngo babirwanye. Kubera iki? Kubera kuko bazi kuko byica ubuzima bwa wa mwana. Wa mwana bagoma bavuga ngo ni igicucu, ngo look at you, habe na kwa kundi umuntu agera ku mwana w'icyo kambwira bari abana bo barabizi kuko bigiye hano. Anti bullying law na ahantu hose uyisanga, n'ibyapa biramanitse ahantu hose. Tugasenya undi mwana. Nimba abapagani bazabikora bakumva ko gusenya undi muntu ari bibi, kubera ko abakristo bashobora kubikora, twarangiza tugakora uburyarya ngo tuzadukorera Imana. Twarangiza tugakora uburyarya ngo tuzatwubakana, ngo tuzadukora neza. No, ibihe by'idini biratambutse. Idini ni bya bindi by'imihango, ni uburyo twicara aha, ni uburyo tuvuga, ni uburyo turirimba. Ariko agakiza no kumenya Imana no gukiranuka tuvuga ni changement, ni change iba mu buzima bwawe. Nimba ukiri uko wari umeze utaraba umukristo, ukaba utaracekinga ibyo uvuga, ukaba utaracekinga ibyo ugeza ku bandi bantu, I'm sorry, ugomba gukizwa today. Ugahinduka ukavuga ngo ngomba kuba ubaka abandi, si ngomba kuba usenya abandi. Bwana asifiwe. Ndabasezeranya ku cyumweru kiza nzavuga amagambo azatuma musimbuka mukishima cyane, azaba atandukanye n'aya y'uyu munsi, ariko n'aya ngaya Imana yaduhaye. Urakoze kubana natwe. Niba utari wakora subscribe, kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.